tubahaye ikaze kandi turabashimira ko mukomeza kudukurikira aho uri hose ugubwe neza muri Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza turibaza biri gasubiza, turi kumwe na pasiteri wacu kubw'Imana Ryera agiye kudufasha ku kibazo turi kwibaza uyu munsi. Twebwe twibaza ibibazo ariko Bibiliya yo idufasha gusobanukirwa. Ikibazo cyacu cy'uyu munsi rero kiravuga ngo, kiri muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 27, haravuga ngo yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese. Yesu Kristo yabwiye abigishwa ngo banywere kuri icyo gikombe bose. None pasiteri, ko Yesu Kristo yavuze ko abantu banywera kuri icyo gikombe bose, ahari twebwe ko tunywera ku bikombe bitandukanye, ntitwiremeye gukiranuka kundi nk'uko Paulo yavuze? Murakoze. Ni ikibazo kimaze igihe mu matora amwe cyagiye giteza intambara, abantu no kurwana bakarwana. Bamwe bavuga ati hagomba gukoreshwa igikombe kimwe, abandi ati dukombe twinshi, bamwe bakabijyana ngo musuku, abandi bakabijyana mu kunenana. Ariko reka tubanze twibaza ikibazo, ese ifunguro ryera rishingiye ku gikombe n'umukati cyangwa rishingiye ku kwibuka amaraso n'umubiri wa Kristo? Nicyo kibazo umuntu yibaza, kuko akenshi abantu basoma Bibiliya bunyuguti. Ntabwo ikibazo ari igikombe, ahubwo ikibazo ni ikiri mu gikombe. Kuko dusome neza, twere kujya kure, dusubiramo aya magambo, none twere gusoma tugende ku byo dushaka kumva, duhere hejuru. Kuri 26 bavuga ngo iki? Bakirya, Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati ni mwende. Bakirya bari kurya iki? Wibuke ko hano bari gusangira ifunguro rya Pasika. Pasika yari isanzwe ari umuhango abayahudi bagira ute bizihiza. Bararyaga bakanywa. Tumanze twibaza, iyo baryaga bakanywa banyweraga ku gikombe kimwe cyangwa byari ibiryo bisanzwe? Byari ibiryo bisanzwe, abantu bari kurya bari ku meza. Ntabwo ku iyo meza hari igikombe kimwe, hari ibikombe byinshi. Cyo ni cyambere, kuko ni ibiryo bisanzwe. Kuko wibuke ko mu bice banze Yesu avuga ngo mugende kwa ntuza mudutegura aho turi busangire ibyiki ibya Pasika. Sinshaka kujya muri ibyo byindaga ngo tumaze twumve biriguhera ko Yesu ari gusangira n'abigishwa Pasika y'abayahudi. Atangiza undi muhango wa kabiri mu muhango bari barimo ufite icyo ushushanya. Ntabwo umuhango Yesu atangije ushingiye ku gikombe, ushingiye ku maraso ye. Iki kintu cyumve neza mu bakristo mwe. Umuhango Yesu yatangize ntabwo ushingiye ku gikombe, ushingiye ku maraso. Uzi yaba ushingiye ku gikombe ukuntu byagombye kuba bimeze? Cya gikombe Yesu yakoresheje uwo munsi cyagombye kuba aricyo cyonyine kizenguruka isi yose. Niba ikibazo ari igikombe, mu byumve neza hano noneho, niba ikibazo ari igikombe, ubwo igikombe kimwe Yesu yakoresheje kiragiye, cyagombye kuba ari icyo Yerusalemu bakoresha kikazenguruka. Ubwo twajya dutegereza imyaka 10 wenda simbizi kugira ngo natwe kizagira ute kizatugero. Ariko Imana ishimwe ko ikibazo atari igikombe, ahubwo amaraso yande ya Yesu. Rero dukomeze dusome wumve aho hantu impamvu kituvuga ngo ikibazo si igikombe ahubwo ni amaraso. Kuri 27 ngo yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese. Kuko urumva yarava munywere kuri iki, umuntu atamati igikombe kimwe. Urumva umuntu wari gushyira imbaraga ku gikombe kimwe. Ariko abasomyi babiri n'abasesenguza Luka 22:14-20, nubwo wanahasoma nawe akoresha igikombe kimwe mu Kinyarwanda, ariko afite Bibiliya z'Igifaransa, Icyongereza n'Ikigiriki. Mu Kigiriki Luka we yakoresha ijambo ngo mufate kino gikombe mugisaranganye. We yakoresha ijambo gusaranganya. Kuko Luka, wibuke ko Luka ntabwo yari umuyahudi. Luka yandikiye abantu b'abanyamahanga wakoresha ijambo gusaranganya igikombe. Yakoresha mu Cyongereza ijambo ni divide, mu kigabanye. Wibuke ko no munuza no muri birava ngo yenda umutsima arawumanyaga, ngo ndi gikombe akigenza ryo. Yakigenje gute? Yaragishimiye, arangije ubwo abantu dutadukira imbaraga ngo munywe akigenza ryo. Ayo magambo muri Bibiliya arimo cyane arimo turayaza kuyasoma. Ariko reka tumaze turangiza kino gice cya Matayo. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati munywere kuri iki mwese. 28 kuko ari iki amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Twibaza hano, banyweye amaraso nyamaraso ya Yesu. Ikigenderewe niki? N'ukwibuka ko Yesu yamennye amaraso ku bwacu. Ntabwo ikigendera ari kurwanira ku gikombe, ahubwo ikigendere n'ukwibuka. Wibuke ko hano bajya impaka, hari n'abajya impaka bati hagomye gukora divayi nya divayi. Yesu yakoresheje divayi. Abandi ugasanga turikoresha ngo ji, abandi ngo turikoresha fanta, abandi ngo hoya. Hari n'ababurana ngo igomba kuba divayi, bamwe ati ni divayi ndidasembuye. Ibyo byose ni ibibazo abantu baburana bishingiye kutari bikingenzi. Ikigendere uyu muhango Yesu yavuze ngo mujye mubikora ngo munyibuke, mujye mubikora. Ese iyo turi kubikora hano tuba turi kubikora 100% nk'uko Yesu yabikoze icyo gihe? Ukurikire yatanye ngo bakirye.
ese twebwe tuba turi kurya none pastor gaho turi kurya agatangiza wa muhango turaza kubona n'uwo muhango mbere ko amatora mbere ko yabikoraga. Amatora ya mbere barazanaga ibiryo bagateka bamugiye bari kurya uyoboye umuhango agahaguruka akayobora. Haza kuzamo ibice Paulo arabivuga mu Bakorino urwanda rwa mbere yandikiye Abakorino 11:23 26 ariko icyo gice turaza kwareba twihuse turebe ko uyu muhango waje guhinduka bitewe nuko Paulo ahita ababwira toya haje mu busambo bamwe bakikubira ababonye ibiryo bakarya bazanye inyama bakajya ukwabo umucero bakajya ukwabo noneho abandi bakicara bagategereza cyagiye cyo gusangira kuri cya gikombe ngo wa muhango wa kabiri abakena akaroba bagaragara mu wa mbere bamwe bakarya bagahaga ngo abandi bagatabishwe neza. Paulo bati ibyo bya mbere byo kurya mu bireke yaravuze ngo sinambyishimiye. Uyu munsi aramatora kibikora amwe namwe ariko amenshi yashyize imbaraga ku cyo Yesu yishushanya amaraso n'ikitwibutsa umubiri wande wa Kristo. Nuvuga ngo ikigenderewe twe guhanga amaso igikombe duhanga amaso amaraso yande ya Yesu. Ari mpamvu kuri 28 ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe iki ibyaha. Noneho 29 ngo ariko ndababwira rwose yuko ntazanywera ku mbuto z'imizabibu hagarano. Yaravuze ngo ntazanywera ku gikombe ntazanywa ku mbuto z'iki z'imizabibu. Ubwo Yesu cyari kuvugana ngo ari igikombe ni kiri mu gikombe ntabwo rero twagombye kujya impaka ku gikombe ahubwo ikibazo si kiri mu gikombe gishushanya iki nicyo cy'ingenzi. Ntabwo icy'ingenzi ari igikombe ni kiri mu gikombe ko Yesu ntabwo avuze ngo ntabwo nzongera kunywera kuri iki gikombe ahubwo aravuze ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'iki z'imizabibu kuko nizo zari ziri muri cya gikombe. Kimwe nuko si umubiri kuko iyo bamwe bavanga umutsima. Hari umwarimu wanyigisha muri kaminuza abamwe baramuzi yari ari kwiga igipadiri manza ari muri Malawi noneho hageze aragenda we aravuga ati okay Yesu atanga Igaburo yatanze ku byo bari kurya afata umutsima arawushimira we rero yese afata bahinga imyumbati afata imyumbati miribwa arayitogosa neza arangije adukatakata duto abari twatanga nka Eucharistie. Ubwo abantu bazi imbere yaradusetsa agati baraza agati n'abamase aratenga batura urya ye ati bayirya badashaka batishimye ati bajya kumurega kwa musenyeri aramamagara ngo sabe imbabazi arabyanga baramuhagarika. Urumva we yashatse kwerekana nanone ko iki kuba iyo Eucharistie mwagiye mugakora ku ruganda ntabwo ariyo Yesu ahubwo ikishushanye cyane ko Yesu yatanze ku byo kurya bisanzwe bari kurya. None ikibazo niba ari igikombe kuki umutsima we yawumanyaguye kuki atafashe umutsima umwe ariko aravuga ngo arawumanyagura arawuba kuko icy'ingenzi nicyo ibyo bishushanya. Ariyo mpamvu hano nasomye ngo dusome hepfo ariko kuri 29 ko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mereye none kageza ku munsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Nzasangira namwe umva Yesu ko ijambo gusangira. Iyo abantu basangira ntago iteka rinuza ari ngombwa ngo basangire wenda ku gikombe natwe tugende muri revolution cyangwa gutera imbere. Wibuke kera nabo mu bihe byahise bitari kure cyane Abanyarwanda umuntu yafataga igicuma n'umuhehe umwe abantu nka 5 10 20 bagazengurutse igicuma banywa sibyo. Ariko uyu munsi bitewe n'iterambere uko abantu tugira ibikoresho uko abantu tumenye ko hari indwara zaduka uko abantu tumenya ibyo byose bituma rimwe na rimwe tugomba gushyira imbaraga ku kigenderewe. Ikigendero no kwibuka amaraso yande ya Yesu yamenywe ku bwacu. Ikigendero no kwibuka umubiri wa Yesu washenjagiwe ku bwacu. Iri kibazo rero si igikombe ikibazo si umutsima. Bamwe barakoresha umukati abandi biswi abandi bakoresha chapati hari n'abavanga umutsima bagomye kuba umutsima nyamutsima uno w'umunyarwanda hari abonigeze kuvuga ngo bavanga w'amasaka twagomye ko ari amasaka ati yavuze umutsima. Urumva ahubwo yavuze umutsima ubwo rero ko kavuze umutsima ugomba ko ari umutsima ati none muzana biswi atabandi mwe muzana umukate atabandi ni umutsima. Ese umutsima bisere baryaga icyo gihe umeze gute no turya uyu munsi yego. So rero twere kuyoba tuyobejwe n'intu ahubwo iki gikombe gishushanya iki ntabwo ari igikombe turi kureba durebe icyo ubusobanuro bw'amaraso. Yesu yavuga ngo mwakire igikombe munywereho icyo bari kunywa nicyo turi kureba na gishushanya amaraso yande ya Kristo. So kuba rero byava mu gikombe kimwe byava mu bikombe 1000 byava mu bikombe 100 manzi umenye ngo icy'ingenzi nicyo bisobanuye. Ikiri mu gikombe gishushanya amaraso ya Yesu nacyo nakubye ko kigirwaho iki impaka. Twihuse cyane kugira ngo wumve impamvu ki ibi bintu bitari bya none. Twavuze Abakorino ba mbere 11
dushatse wasoma duhere ku murongo wa 14 twihuse wasoma vuba vuba. ariko ibyo ngiye kubategeka ubu simbibashimira kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma. Irya mbere, iyo muteraniye mu iteraniro numva yuko mwiremamo ibice, kandi ibyo ndabyemeraho hato, kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo. Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe ntimuba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri. Ntimuba muteranijemo gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri, yego. Kuko iyo murya umuntu wese yikubira ibye agacura abandi, nuko umwe arasonza naho undi akarengwa. Mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo, mugayisha mutyo itorero ry'Imana. Abantu baramutse baririwa bakanywera iwabo, banywera ku gikombe kimwe cy'abarira ku bikombe bafite iwabo, banywera ku byo bafite iwabo. Yes. Gayisha mutyo itorero ry'Imana, mugakoza isoni abakene. Mbese mbabwire iki? Mbashime kuri ibyo simbashima. 23. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya n'icyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azagira ute? Azazira. Pawulo ari gushyira imbaraga ku cyo bisobanuye. Uko byakorwaga yahise abihindura. Aravuga ati noneho icyo mbategeka none abigize itegeko. Kuko itorero ubundi itorero ry'Abakorino ni n'itorero abantu benshi usanga impano ngo zo kuvuga mu ndimi n'iki, ubuyobe bwinshi buri mu matorero bushinga ku itorero ryo muri Korinto, ko ni rimwe mu matorero yari yarananiye Pawulo. Yabandika inshuro 3, inzandiko dufite ni 3, ariko mu rwandiko rwa mbere nabandikiye ntabwo rwigeze rugaragara. Ariko ni itorero yandika inshuro nyinshi, kuko harimo ibice, harimo ivangura, harimo kubwibone, harimo abumva ko ari wakizwa kurenza abandi. Numva ngo ni itorero rimwe na rimwe Pawulo yagiye afata imyanzuro yo gutuma yarishyira mu murongo. Aha nawe wibuke ko ifunguro na Yesu ritanga ngo bakirye babaga bari kwizihiza ibya Pasika isanzwe. Wibuke ko mbere icyo gihe Pasika yabaga rimwe mu mwaka, ariko aha Yesu yavuze ngo mujye mubikora. Kuva icyo gihe amazi buri wa mbere w'iminsi 7 ari ku cyumweru, abizera ba mbere kuva Yesu apfuye azutse bahoraga baterana, nta kindi kibateranyije, kumanyagura imitsima, gusangira, bibuka urupfu no kuzuka kwa Kristo. Ibyo rero ni igikorwa cyahise gihinduka ubuzima bwa buri munsi. Ni igikorwa cyakorwaga mu busabane bw'abantu b'Imana, bari kurya, bari kunywa. Ntabwo rero baga bafite igikombe kimwe cyangwa isahani imwe cyangwa umutsima umwe, baga bafite ibyo kurya, bafite ibyo kunywa. Ariko noneho hazamo kuba ikibazo, ibyo bintu babikoraga benshi mu ngo zabo. None abakize cyangwa afite ubushobozi bakazana bakarya, bagahaga abakene, bakagira ute? Bagasonza. Pawulo ati ibyo noneho tubiveho, tujye ku cyo Yesu yashyize imbaraga, yatangije muri wa muhango wa kabiri, yatangirije mu muhango w'Abayahudi wo kumwibuka. Nihavuga ati rero ngo yenda umutsima arawumanyagura, ngo n'igikombe kigenza atyo. Iryo jambo kigenza atyo kuko abantu batashaka kuryumva. Icyo gikombe kigenje ati, yaragishimiye, arangije arabahereza, barasaranganya, barasangira. Tubyemere ko banywere ku gikombe kimwe ari 12. Abantu 1000 banywera ku gikombe kimwe. Turekemo iby'uburwayi, turemeke ibyiki, tureke kwishishanya niki, tugende mu buryo buri mu bintu biri practicable, mu bintu bishyira bikorwa. Nubwo twabona n'umwami. Ubwo icyo cyaba keretse ari ingunguru. Keretse ugari tuvuze ngo abantu bafata ingunguru arayishimira. So birisaba rero ngo abantu batega amatwi bumve, kuko uyu munsi dufite insengero zirimo abantu 10,000. Dufite insengero Meru tweze kujya muri Indonesia twitabiriye umunsi mukuru. Icyo gihe twara abantu bagera mu bihumbi hafi 2. Tugira n'Igaburo. None ndikureba icyo gikombe kimwe bazanye, niyo hashaka bari jage sinzi ukuntu ari kungana, twari gusaranganya twese. Wibuke ko nano n'abana b'Imana bateraniye. Habarimo n'abandi bafite na kamera isanzwe, wamuhereza wa gusoma akagotomera. So rero ikibazo ntago ari igikombe, ahubwo ikibazo ni icyo bisobanuye. So bakristo reka twere gutakaza umwanya mu buyobe, twere gutakaza umwanya mu kwishishanya, twere gutakaza umwanya mu kugoreka ijambo ry'Imana. Ntabwo Yesu yavuze ngo mujye mubara kuri iki gikombe kimwe mbahaye. Nakubwiye ngo yaba ari gutyo, icyo gikombe nicyo cyagumye kuba gikoreshwa kugezana na bugingo n'uyu, kikajya kizenguruka isi yose. Niko bimeze.
oya none se niba wemera ko yakoresha igikombe kimwe ku isi amatorero tuvuga ko ari 1000 ubwo ni ibikombe bingahe? Ibikombe 1000. none se ubwo urwanya ko dukoresha ibikombe mu rusengero urumva atari gutsindwa? Niba ku isi mu matorero yose hakoreshwa ibikombe byinshi dufata urugo niyo habakoreshwa igikombe kimwe sibyo? Hakoreshwa igikombe kimwe. Uyu munsi dufite insengero haba mu Rwanda muri Kongo za vese zigera muri 10 n'izindi, ubwo ni ibikombe bigera muri 15 turi gukoresha, twaba twakoresha kimwe se? Oya, ni byinshi n'ubundi noze bitane n'ubundi nabyami dukoragiye dukoresha udukombe kuko n'ubundi bafata umushumba afata arashima yaranza arashima ati twese dusangire twibuka umubiri twese tunywere ku gikombe, ntabwo avuga ngo twese tunywere ku bikombe. Icy'ingenzi nicyo bishushanya, yava ngo tunywere ku bikombe, yava ngo tunywere ku majagi, yava ngo tunywere ku isafuriya, yavuga ngo tugire ute. Icy'ingenzi nicyo bigize ute, nicyo ikiri mu gikombe gisobanuye, nicyo uwo mutsima umugati cyangwa biswi bihagarariye bisobanura. Uzi ko mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu abakristo benshi bishwe uzi ikintu baziraga, ikintu cyoroshye. Mu bwami bw'abaromani abakristo barishwe cyane kuko bavugaga ko iyo basengeye, iyo umushumba, abapadiri, ababishop iyo basengeraga divayi yahitaga ihinduka amaraso yande ya Yesu. Bo niko babyizeraga. None bakabica ngo banywa, barabarigaga ko ngo carnivore, ngo barya abantu. Urumva abakristo ba mbere benshi mu bwami bw'abaromani barishwe bazira ko nabo bumvaga bunyuguti, bavuga ngo iyo umushumba senze icyari divayi, icyari wenda fanta, gihita gihinduka amaraso nyayo ya Yesu, wa mutsima uhinduka umubiri nyawande wa Yesu. Bakanagenda banabyivuga. None ubwo baratangiye barabica, barabarenganya kubera nabo kubisobanura nabi. Nuvuga ngo ntabwo Yesu yavuze ngo ngo aya na amaraso yanjye ngo bite byitwa ko ari amaraso banyweye, ngo uyu n'umubiri wanjye, ngo umubiri uve ko ari umubiri bariye. Nicyo byashushanyaga. Natwe umunsi iyo dukoze igaburo ntabwo dushyira imbaraga ku byo turi gukoresha, ahubwo dushyira imbaraga ziri ku cyo bisobanuye. Wakoresha umukati, wakoresha capati, wakoresha biswi, wakoresha umutsima kawunga cyangwa uburo cyangwa w'amasaka, icyo wakoresha cyose, yes, wamugana n'abafata wakoresha inyama icyo wakoresha cyose, imbaraga zishyire ku sobanuro bw'icyo kintu. Ese koko urukwibuka ko Yesu yapfuye ku bwawe, ko umubiri washenjagwe ku bwawe, urukwibuka ko yamenye amaraso ku bwawe? Nicyo bishushanya. Ntabwo bivuze ngo rero ngo tuwatunyweye amaraso, ntabwo bivuze ngo tuwatunyweye icya gikombe kimwe ngo tukinywera ngo no twubahirije ibyo Yesu yakoze. Oya, sicyo Bibiliya ivuga. Ahubwo Bibiliya ikitubwira ni ukwibuka gupfa no kuzuka, amaraso yamenywe, umubiri ashenjagwe ku bwacu. So ko abantu twakoresha ibikombe byinshi nta cyaha kirimo, nta nubwo tuba tugoretse Bibiliya, kuko ni umuhango wakorewe mu wundi, ni umuhango wo gusangira. Bari basanzwe basangira bisanzwe. Nari mpamvu yakoresha ngo nzongera gusangira namwe. Nubundi no mu ijuru ntabwo tuzasangira ku isahani imwe, ntabwo wenda tuzasangira, ntabwo mbizi niba amasahani azaba ariyo cyangwa niba ari kijambo by'amaso ataragira ute, atarabona, twatekereza ko isaba ngo gusangira ubwo bizaba kuko Yesu yagize ute, yabivuze. Ariko ntabwo rero nzi ngo tuzangana none ngo dusangire twese, biba bizashoboka tuzwarira ku gisahani kimwe kinini, ntabwo mbizi. Ariko igishoboka kandi cy'ingenzi nuko ibyo dukora mu rusengero byose bishyirirwa imbaraga mu icyo bisobanuye, amaraso n'umubiri wande wa Kristo. Ntabwo ibyo abirimo, kuko bamwe n'abavuga gutyo ngo igikombe, ntabwo ese igikombe yakoresheje igihe cyari gikoze mu rubaho, cyari gikoze mu byuma, cyari gikoze mu ibumba, nabo bamaze akabidusobanurira. Kuko nanone dukoresha ibikombe dukoresha umunsi wa bimwe bikoze mu byuma, hari bikoze mu mbaho, hari bikoze hari abakoresha inkongoro, bakoresha ibintu bitandukanye. Ese Yesu icyo gikombe yakoresheje, niba ikibazo ari igikombe, ubwo twamanza twashaka icyo yakoresheje, ubwo akaba ari cyo kimwe cyonyine tujya dukoresha. Niba ikibazo ari igikombe, ikibazo si igikombe rero, ahubwo kubw'impamvu nyinshi cyane ni ugusangira. Ikindi ni igihe, ijambo ry'Imana twemera gukoresha igihe neza. Ikindi ni n'ibihe turimo, iterambere n'iki. Ikindi ni tugeze no mu gihe ibyorezo byaduka. Ibyo nazo izo ni impamvu z'inyongera, ni impamvu ziyongera yuko ni umusangiro. Kandi uyu musangiro wabaga ufite ibyo kurya byinshi bitandukanye, satangiza mu wundi. Twe twagumanye wa kabiri, bitavuze ngo ejo bundi wenda dufite ubushobozi njya mbwira abantu nkanjye Pastor Jean bati wenda umunsi umwe nagenda ngateka kawunga, nkunda kawunga n'umuceri, mukaza ku meza mwe mugasanga natetse, mukabanza mukarya, none tugakomeza igaburo. Nta cyana bagize ute nkoze, kuko naba nirinze wenda ko ho paraza nibye, nshuta kaza nibye, runaka kaza nibye, none ugasanga
bamwe batangiye kurobanura ibya runaka banzi ibya runaka bari kunena, ariko mfite ubwo bushobozi bwo kuba nateka mukaza ku rusengero mugasanga mwese natetse ibyo kurya bera mukiyarurira uko mushaka, icyo gihe ngo n'abarura nabakuraho kuko hari wajya areba hope nabi ngo nyanyaruye bike niko nabigenza ubwo icyo gihe urumva ikigenderewe ntabwo ari ibyo kurya, ikigendere si ibyo tunywa ahubwo icyo bisobanuye. So niyo mpamvu rero gukoresha cya gikombe kimwe n'udukombe twinshi ntago ibyo ari byo dushyiraho imbaraga, iyo dushyiraho imbaraga nicyo bisobanura. Ubwo rero nta cyagihari gukoresha udukombe twinshi mu gihe turi kugaburo, kuko n'ubundi ku isi yose hakoreshwa ibikombe byinshi, ntabwo cya gikombe kimwe Yesu yakoresha cyo gikoreshwa, hakoreshwa ibikombe bitandukanye. Natwe kuba twakoresha ibikombe bitandukanye nta cyakiri kirimo, ahubwo icy'ingenzi ni uko ese turi kubikora kubera iki? Kwibuka umubiri n'amaraso ya Kristo, umubiri washenjaga ku bwacu n'amaraso amenye ku bwacu. Murakoze, murakunzwe.